Ladies and gentlemen, my name is Ramjan Joshua, aka Inyenye, the super daddy, super uncle, supernova, Kishu Kigan different as well. God saw some problem, mission. God is good all the time, and all the time God is good. Yahweh! And your name is? Vanessa. And where you from? Austin, Texas. Okay, and I'm from, hey, catch it. I'm from here and here. I want to teach you Kinyarwanda. You ready? Okay, u Rwanda uraruzi? Oh yeah, okay. Ndashaka kwigisha Ikinyarwanda. Ikinyarwanda ni cyiza kuko Ikinyarwanda ni mpuzamahanga, urumva? Ikinyarwanda abantu bose bakivuga, urumva? Obama arakivuga, Trump arakivuga, Kagame arakivuga, urumva? Justin Bieber avuga Ikinyarwanda, urumva? Sidabeshes? Kevin Hart avuga Ikinyarwanda, urumva? Ramjan avuga Ikinyarwanda. Ni byose byo? Nibyo. So noneho ndashaka kwigisha Ikinyarwanda. Ninja nzamvuga ikintu. Numva ikintu hari cyiza, sibyo? Uravuga ngo nibyo. Niumva ari kibi, uvuge ngo sibyo. Twagiye? Uri tayari? Uriteguye? Nibyo. Okay. Twagiye. U Rwanda ni rwiza. Nibyo sibyo? Nibyo. Uri ihene? Nibyo sibyo? Sibyo. Uri inkoko? Nibyo sibyo? Sibyo. Mama wawe ni mwiza kurusha papa wawe. Nibyo sibyo? Nibyo. Nyarayimbwa. None ari njyewe nawe ni njyewe uzi ubwenge. Nibyo sibyo? Nibyo. Amerika n'u Rwanda ni ikihe gihugu cyiza? Rwanda. Okay, Rwanda. That's good. Ikindi kintu. Uri ihene cyangwa uri inkoko? Nambizi. Okay. Okay, ikindi kibazo. Okay, no kibazo kiseri. Uri ihene, nibyo sibyo? Nibyo. Nibyo.